Ngene umva ariko curuka ngene narinje umurenge kuka n'imyenda y'umwana oya ibi byombo byose kuba byose ngende ntakuri akazi kawe ndakara Herwa mwana wanjye herwa rero uko kitarwajya gutunda ifumbire kariko tujya gutundira ifumbire vuba vuba ubu kariko ntabwo mana kugira ngo ubikore vuba mba nakurambiwe uranapfuye we fata igihumbi nibirangiza ba kondisiyari ibyo nkodesheje ujunyaka inzu ntabwo nyatse ibikoresho biri metero yego ese mabigezaho wibo mukecuru none nabigenza nte njye mve ku murenge njye ku karenge mu ntara mve mu ntara njye mu rwego rw'igihugu amaguru ndayafite ariko nzamushaka mu nzuki umva nimba ari kareremba ariko kimwe cyo ufatanye no migano na gutya yumye uva bose ni biki hano hanze ko hari umuntu ugushaka umuntu nshaka shirika mbene ari naho ubundi sinzi ikintu gistaff n'abakiri burya umusaza twaje nk'umukunzi pe sibyo we nari nkukumbuye numva reka nkwekeye se nayiguhera muri salo oya ntabwo bishoboka se ntabwo byumva reka tujye umva reka nkuba menya singubeshye kanigendere ayiwe arewe hano ndakumenyera yahakana ntabwo imbwa nkahura nazo imbwa se niyahere shaka nimba mutambo ni herwa hirwa hirwa ariko ntabwo ari hirwa nzi ko gusa hirwa nzi aho uwo mwasi agomba kuva nuko byagenda kose kereka niba ushaka kumubyara ahubwo we iyo nakora buri kimwe cyose ariko iyindi ikavamo njye nashaka kwivamo nabigenza nta mpamvu yo kubyarana n'ibandi yongerwa papa z'ubundi yaba se w'umwana wawe gute nta mpamvu ivemo wowe nugira ikibazo uzaze kundeba kwa gatandatu ubundi wimere ku muti dukora none si we nzagusanga mu rugo ntabwo hasa umva mubabarira nindi ivamo kuko no mu rugo babimenye ntabwo nabakira akazi kawe noneho ugenda wicara bwivemo utazize ngo tujye kubikuzamo izaviramo ni ukugerageza ubundi wajyaga he ku kigo ntugakabye ca nanjye sinzi ukanjye ukuntu byagenze je ntabwo seko je baje ko bifashe n'abari hirwa nzite ariko ntabwo ari haramutse neza bebe haramutse neza umeze ute meze neza mbe ntabwo meze neza mfite ikibazo ariko ndaje ndagutumaho cya kigoryi cyanjye cy'umukozi ariko udatubona unyereza icyo bigoryi kubera iki oya ihangane ni ubutumwa bukomeye ntabwo nabikubwira kuri fone ndaje ndakwandikira iyo uvuze ikibazo rero uragira ikibazo nyine ugomba kuba bitewe n'ibyo bintu mu gaciro kunyereza gukunda dushishura gusa guma muri mudu ngewe ni ikibazo ariko ndaje ndakikumenyesha mu rupapuro kirakomeye cyane kirakomeye cyane ndaje ndamwohereza wowe urasoma urupapuro bebe wirirwe neza nyine ngiye reka mwereke nta kibazo mwirirwe ariko urumva yuko umugorwa ntacyo umuntu yeri ku rupapuro we ndaje ndakibwira ndabizi ko nta mutima kigira sawa sawa nyine ubwo ngubwo wenda urumuheze nta kibazo sawa bebe wirirwe neza mwe sawa shusho mwe
karandambiye kabisa mabuja kamamagare mu rugo koma ndi baba bosi jari hello muraho mu rugo bapa akazi nikagenda mfite mabusha ni shitani y'amaguru 12 ni ukuri kw'Imana ahubwo muzanyohereza itike ndebe ko nataha ntuzayihamagara ni telefone mabusha murakoze karame ntabwo nakoje kuca munini ubu wari wicaye gukora ikitararangiza ntabwo nari wicaye mabusha niyo n'ubundi hano haruta iwacu akwagira kakubeshya gira vuba vuba koropa vuba vuba mutume hari ahantu nshaka wamaze gukoropa akira mutume boss ugize muramuzi ndamuzi aha tuyarohaza ndahazi akira urwandiko rujyane kandi nturusome ntugire naho uhagarara mu nzira ihute dore ko utagira ugira umutima asundi ubwo wambaye ihute rero naho gira vuba hagira umuntu unywera ku gikoma maguru sinakwanga kwita nawe pe gute se kandi si wavuye mu cyadara wambaraga neza muri umusore ushimwa n'Imana n'abantu none wagiye usigaye uba muri puberi mu ngarani hepfo rwose shaka ari akazi se wowe warakize ndi kubona wambaye ikote rya bosi nawe n'amashashi masa namufashe amatwi dore arabura kumujugunya mu kibuti cy'intuzi ariko ndabona wambaye imyenda imeze nka supanete iyo myenge sha tena naragoye hakurya uje wese ahondaguruje wese ahondagura n'ukuntu ufite ibigambo reka nimwe mwiyica ibanga nimwe ryonyine kabundaza yambye atanshaka se undaza shaka papa senda gukomora aje ndabikwera ogenge ibi by'intangarugero basha magoro bite byawe bana bose muraza tuvugane haya mfitanye ibihe bibazo kubaye nkuru ufite isura nk'iy'abajura rwose nari nabibonye bigenze bitera nta pusi nta nkende nta giterantunga igikoma cyanjye kigiye he igikoma cyanjye kigiye wasanga ari cya cyana kikibye njyewe ibi biraza gusubirwamo ntabwo turi bubyumve kimwe njyewe nitekera igikoma nze nyibure ndaje mpamagare mudugudu arabikemura byose umva mudugu mbabara rwose utabuke ujye ugenda nka ambulance mbabarira utabare rwose kuko nutabanguka vuba ndica umuntu ibyana bisigaye byandendeje biranzengereza binyibiye igikoma size igikoma ku isafuriya nje ndakibura mu isafuriya iri ku mashyiga umva mbabarira utabuke ntica umuntu utabuke rwose njye iki gikoma nintakibona njye nta n'umuntu uri bwongere kugaruka hano muri urugo rw'umwana wanjye uko shana nakubwiye ngo ngo sinkavuga gusa ibyo kuvuga ngo ese wavuga ngo iki hariya warimo vuga mujye mubyemera warimo vuga twari turi kuganira rwose umva nkubwiye rero ibintu nakubwiye urabizi nakubwiye ngo iki sinkavuga ntukavuga vuga barimo kubwira uriya kugira ngo se ubara se warimo mubwira ikira turi kuganira ahubwo nayo nkuganira urupapuro rwose urupapuro cyangwa banyereka vuba ako ntugakanaguzwe kuba ari wowe ukanaguzwe mu biki
warusomye oya ntabwo warusomye oya ntabwo narusomye agashaka undi umeze nk'awarusomye ntabwo narusomye noneho rero none ahangaha tuvugana icyo ucaho urakoze Gafureka Gafure kumamagaye huti habaye mudugudu birandambiye ngiye dore navuye guhaha ifu nimugoroba zana n'isukari shyiraho igikoma hano ndasohoka ndacana umuriro nshyiraho igikoma njya mu nzu ngiye kuzana isukari ngo nshyiremo sinje nsanga aho zikura urugo rwawe wagira ngo baruhambyemo umusazi nese ko abayobozi twagowe nshaka abanyerondo bahiga igikoma mu ntuza mu mudugudu wawe urama igikoma cyane uri umuyobozi ugomba kubwira ibyana bikama igikoma cyane kandi kiriya cyana kikibye nicyo kigitwaye rwose ariko nawe wagira ngo wabyaranye n'inkobe haguruka dushakishe muri ino ntuza dushakishe se ubu ngubu yashyizemo ikinini cy'imbeba nkagarama hano ndamutse nyibonye nese arashaka kukwica ngo atware ibyaho fashe duhige shakira aho hose iki cyo ntagarike mbega Gafureka urugo rwawe rwose wagira ngo mudugu njya nabona igikoma umva rero mukunzi nakunze nirengagije ko mfite umutware nubwo umutware amaze iminsi ari muri misiyo ariko ibyo twakoze byagize ingaruka ubu ngubu ndatwite ubwo rero ushaka ukuntu umfasha kuko ndumva binkomereye sawa rero bayi nizeye ko ugiye kumfasha ako Gafure reka mbanze nkubaza iki si cyo wabwirwa n'iki ko ari umwana wawe ukitwaye wenda wasanga umamagaye kuri telefone uhamagara umuyobozi umujura agahita umva muyobozi nkubwire sibyo umva nkubwize ukuri biriya byana nibyo kubera ko gihamye ufite niyi bimaze iminsi bimbwira nabi byamfatiye nshoka hano ku rutugu byari binyishe hari n'inshoka byibye ejo bundi biranayigurira bishaka kunyica niba byarayihishe nayo ngo bizayinyicishe ntumbaze ariko icyo nzi cyo birabyana nibyo binyiba nta wundi muntu njyana aho se Gafure ubwo impamvu abana bawe barimo baraguhohotera gutyo si igitekerezo wazanye cyo gushaka umugore mutumvikanye riranishyari bazashatse ababo narababwiye ngo bazambire mu rugo bacaho uriya mugore rero kubera namukunze birimo biragira ngo binanyice kino gikoma rwose nta n'icyo ndi bumwe ashobora kuba yashyizemo n'ikinini cy'imbeba ugasanga urabwirirwa se ubwo se kuri umukozi wa leta wowe wamfashije kuri umukozi wa leta icyo uribwirirwe sinyizi nawe nari niyokeshereza akanusu k'akagurube reka njye kwirira upfa kubonye igikoma cyawe nzagaruka nkunge n'abana bawe urugo rwawe rwose wambaye urukanshakira n'ibiro 2 by'ibigori nkitekera imfungure kino gikoma urarya imfungure si uri mabuzi sawa ariko umva buri uzaza ukemura kino kibazo cya bino byana kino gikoma ndaje nyimwe wenda mpe aho kugira ngo nicwe n'inzara umva aho utazakura umugeni uhakura umutuna w'inda ndakinywa nani wangurube n'akazi karagenda ariko uretse mama wawe inkoteza ariko muri karagenda nta kibazo urebye nta kibazo agiye kure nzaba ndeba mayo ubwo basi we niwe unikundira
reka abandi babanyanga. ubundi we bimeze bisawa sewe ko mbona umusuzu kanyuka nabi uzi iki sewe na nyoka ibyo mushaka kudukora nabyuze ibikese ahubwo wowe mwe munabizi mwariyemeye ngo mu kazi kenda kugwa mugiye kutuzira mu nzu nimuramuka muhaje nyoko nzamucurika muri wese azi ko udafite n'isoni ahubwo wowe mutwe na nawe mena nuko isoni se nazigiranye kandi sha nagukubita wowe nagukubita ntabwo nkubwire rero ahubwo sinzi ibintu urimo tuzaza tuhabe nimureba nawe n'inzu tuyitwika ahubwo asha uzi ko ari umugambi sha buryo bwose umuryango w'iwanyu umva sha umva wacyana we nzagukoma umunsi wahaye sawa nta kibazo cyo koze muzamunduwe nzakuvuna kiriya cyana sha wowe we na mukuru wawe hano yawe gira amahirwe nzabereka ariko Bago, akira rero akarori nakuze. Jewe se? Wowe nyine. Dore, ujya uryambara imvura yaguye. Kandi bimwe byawe byo kwirirwa wigaragura hano hasi ntabwo bishaka. Akira ujya no kunywa akawa. Hano we murakoze. Si Mago, nta gushimira umuntu uguhaye. Namugabira byibo. Murakoze mabuja, murakoze cyane cyane mabuja, nta kundi nagushima mabuja, murakoze cyane. Ukomeze n'ubundi ntago wantungura. Mabuja kwinti. Shima mana shima. Hajani kabisa. Hivi. Kosa mwikota. bisiri ngire yamabyi koko niyo yo mukuru je nayibokora wabureka ariko bizagaragara bisingegera ngiriya rurwana rw'akadi wese nanda ahubwo twanayishobora nakundi riko zabimwereka urishobora neza ko kadoga adahari shana hori sibye no kuba nahari n'umusaza wanjye ntabwo gerageza none se ubundi kuki tujya uza kurondera kugira ngo nimeze twagira ngo n'igihe bayiteye usibye n'ibyo ubu basigaye baramfungira mu gipangu ubu se nagenda imbwa ya hano usurira papa ubu yaradukaniye ntawe gusohoka mu muntu agiye hanze usinze abigenza kereka niba yaratangiye kubikira oya ariko gusa njye namukubihoreye na nijoro nzaza kuko ikibazo mfite amafaranga ntabwo nta n'ijana mfite amafaranga yo uyashaka ikibazo ntabwo ari amafaranga hari 500 hari 800 biterwa n'ibyo ushaka nyine yego kumva ari menshi ukahagenda umubyara udashaka kuyakora ayasha niyo yawe niwambwira ati miliyoni kuko nta mafaranga asarimeye sinzi ukuntu nabigenza igihe igisubizo nakiguhaza n'amafaranga cyangwa ukihorera basi mbwira umunsi nzazigera amafaranga urafite amafaranga ntabwo nayibona kuko ni ikibazo kinkomereye cyane noneho ndahamagara dansi amubwira uko tubigenza nta kibazo gerageze umugurire ku buryo na mama atazava kugakasira ubundi se yambwawe bimeze gute byihorere naramubuze na n'ubu rero ntabwo nawe ikigo n'icyo cyo gukora ukamubura uwo mwahuriraga se hagiye cyangwa ko nta kibazo ibyo ngibyo tubyihorere nawe ushaka amafaranga uzi dukora ikibazo mu nzira kuko ndabona byanagaragaye byihorere urabona nyine ni ibibazo bikomeye kandi urabizi nagiye ni ukwita banyibuka n'ubuse nagera ufite n'ibibazo igihe uvuga ibyo ukora shana mva ndaje ngerageze umva bari n'indongere kujya mu nzu ngumva hanakonje imvura imeze nabi nta kibazo tugenda mu nzu Bitesha makuru yawe amakuru si kimba nkubwira ahubwo bari abana abantu bishafite umugambi wo kuzatwika ahubwo nimureba nawe nimwe muzapfa mbere umunsi umwe tuzahura mukura amenyo uzabibona kandi none se umuntu arakubaza umva manze mbikubwira umunsi uzabona aje avirirana muzavuge ngo umva banze ikintu mubwira cyo
sibyo napanze na nyoko ko mugiye kuza iwanjye urumva itonde bafite imigambi yo kuzatwiza umwanzuro nzawufata mbere muzabibona se wacecetse nkakubwira nawe cyangwa urashaka kundakaza umva umenye ko ngewe ubwo ndiki cyawe ngo wumve ikintu nkubwira jya unyumvira urumva ibyo nkubwira ndi seriye witonde nkubwize ukuri no mu buzima ndanagukunda ahubwo mama wawe ameze ati mama arahure sibyo na kamarari y'agake kaba kivangamo yarantumye ngo njye kumushakira umubiri yaraye ko nawe ubundi mu buzima busanzwe yararaye arwaye malariya aba we ko numva se ari ibintu bibabaje gira hino nkubwira umva barumbwiriye mama wawe iyo urwaye araremba kubera urukundo gukunda sibyo ntago ari rwa rundi rw'indaya rumeze nk'inzu y'ubukode kuko tubasaba kubasheri batwaka ubuceri umva bari iryo jambo rimubwire ubizirikane ubwo se uramubwira ko ari ntumaze kumenya ariko ntago mperuka iwanyu inde umubwire sheri wawe gafure ku izina ry'abayapani witonde sibyo umubwire ngo sheri wawe sibyo kandi nzajya nkufata neza urumva noneho genda kiriya cyana cyawe cyo gaceza nk'akayunguruzo dore ko guceza nk'abantu kitabishobora umunsi umwe nagikubise uzabona kiriya ijosi tuzarigorombyora baburetse nkwereke ushaka inkaryama nkayo urumva kandi ngo urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya akira nkugurira irindazi kugira ngo yaba uyu munsi yaba ejo umbonye iwanyu uzavuga ati papa yaje urishimye naho biriya byana byo nzakwereka ukuntu bizahava byanyibiye n'igikoma ariko nahamagaye umuyobozi nawe azaza bikemure sawa kankwerekeza uzane umubirizi wa nyoko nako wa sheri wanjye nyine ni nyoko ubwo ubutaha mfata neza sheri amakuru ndagukumbuye cyane pe ukuntu abana birirwa bakumbaza kabisa agira uze amasomo ariko ndumva yararangiye neza ibizami zararangiye ubu ikisigaye no kuba mwataha amasomo ari mwazivuyemo abana birirwa bakumbaza noneho witwa ngo ni farawo ntarindi birirwa bambwira ati kabisa ati dutwumbuye mama none ndashaka yuko wenda uzaza avamo ino minsi yirirwa akumbaza cyane rwose abashaka kugira ngo nyine abaho ukumva bajya babona kubana guhobera nyine kandi urumva ko bikomeye cyane byaba byiza rero utebutse ukazazira ku gihe nanjye mba mukumbuye sheri sawa 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 wapi mani gutesha mutwe ntabwo ndikeneye kwakwanya vuba vuba ibihumbi 20 ntabwo ari urugo sibyo gira vuba vuba reka reka ibyo ntabwo byumvikana ubu gira vuba vuba nshakira ukuntu bicamo vuba vuba kuko sinicyo tumva ubwo ngubwo mani wowe utuma byumva ndi wagiye mugenda murebe mu gihe mwihangane rwose sibyo zikaye yanjye sicigare umva mani wowe utunze ugato mu kugenda bikubita abantu byangiza bigasigara amakarita yabyo ishimwe Nelson uko sana ni njyana amazi muri dushe nigiye kwikaraba ariko zika abana ba bosi mwamugaye niko hanyuma muri dushe uri ikimuga ku buryo utafata yose ngo ujyane amazi muri dushe ariko iyo umuntu akubwiye ikintu ujya ubyemera nemera papa bishobora kuba nabi nabi ariko nabi uzi ko muri ino minsi mama agiye kuza yamaze ko ari nyoko se n'impamvu uzaho namutari ngaho usa naribi demo bimwe ntabwo ari ukubajyana amazi muri dushe kari kanzu ndamita ariko ayo maso ngo ndumva aho kugira wumve hano we wahava sone gusa cyane shibyo ni gukora Togoso aturajya wakaza ubwenge uyu munsi turabashabye bari munsi bafite amana munsi y'imyaka 5 ko baje kwa muganga gufata imfashabere yanjye igenda yigumva mani ndi mukazi akazi ariko ka ase amafaranga uyafite ntabifite je nta mafaranga mfite aka kanya
umva ngo witonze Tuzabivugana oya ariko ba witonze oya ariko nta kintu mvugana nawe amagambo yanyu yongera kuvuga aho utacyambaye ushaka ariko mwana ubu ndaburije mwana mbese ubwo urareba niba umuntu yambonye nambaye iyo shati ku mafaranga dore kandi ingegera nini zidore wambaye ishati y'abagore ingindagira itoro amafaranga uzayamba ntabwo none se umunyaguhe nafi umva ahubwo reka cyo muteze irangare mu bwoko bwo biti bya wowe ishati yanjye njyewe mu mudugudu yambwiye ko ukwezi kwanjye kuzuza ahubwo se ubwenge mu mafaranga yo kuburyo wabona amafaranga yo kwishyura 15,000 uzabibona si 15,000 ntabwo twavuganye 1,000 sicyo nagusigaye mu mugabo bakubwiye ko ndibugoro sinabigusubiramo ko ibyo bintu nabishaka ahubwo ubundi kibagize uriya mukobwa azi gukora ako kazi ariko njye uransetse umbwira ngo ukuntu nzi ubu se ko inkoko zitoga ihene ko zitoga nta ruhu zitanga muri hoteli ese urijyanye n'itungo watungo wowe uritungo genda njye ntabwo wumva umugabo wanjye ntabwo numva ibintu ushaka uri kuvuga tekereza umuntu w'umugabo akaza ambwira ngo ukaza umbwira ngo ukuntu nsa amafaranga ndayashaka ntayo nabona mwana reka nikora akazi ahubwo reka nkubwire ahubwo utananyinisha ugasangana nakumenyije oya njye reka nkubwire hari n'ibindi bintu tutajya twumvikana niba waraje nkagutiza inzu ku mutuzo ukakunyishyura bikaba bibaye imbaraga iyi shati yawe nta kintu yamarira n'izindi zigura 5,000 mu isoko amafaranga 15,000 ubona nayivanamo ngo iki oya shati yo kubyibagirwa yumvikana oya noneho muhaye iminsi itatu gitwara wa mukobwa wabaze ibintu byawe byose uriya mukobwa umwibagirwa wumva ngo iki utwaye na stile ahubwo izingizi Diamond etongozo muri sikiri buti abantu wowe ahubwo ibintu uzakura oya toka mani yingi ndagira itoroshi utwaye stile akanyagira umva utinda umva uzasanga mu busa bwayire byose bwabimenya kandi etongozo abaturage b'umudugudu bakaza ubwenge ingaraza nyishyize ubu mukobwa arareba naburayo ankuzamo n'ishati umva umudugudu nawe wampaye akazi kiriya gitoki narakirariye ariko uyu munsi ndakijyana ntabwo naburayo muginganya ke n'ishati ishati naguze ariyo ngira yo gusohokana uretse ishati urabona nawe amafaranga yawe ndaje nyakuzana ariko iyo shati igize ikiba twabona uretse etongozo we hase share gisi shira igihungu kondo zubutabuta iki gitoki turakica oya ko numva udahumeka neza icyo gitoki gikwiye kiraremereye mu mudugudu bakaza ubwenge ntabwo biba uriya kibye oya nyine mukecuru yari yakiguze arangije arambwira ngo nimva mu kazi nyine mu gitondo kubera unareba ndi umutuzi nyine unze kukizana ndabona waje waranasa ahubwo yambwiye ngo nebuke cyane ntabwo kibyera undi ari umutima utera nk'inkoko yateye ihuri kiriya cyari gishaka kuba kibi ntabwo ari amahoro urambaza iki urambaza igitoki kandi waduhuye igitoki urabona hari amakasha amakaka maracyameneka